Hello. Bimeze bite? Mazina yanjye nkuko bisanzwe ni T.Love&Jenni. Twongeye kubasuhuza. Mbere uko dukora ya video twabwiye ko tugiye kujya dukora content zitandukanye. Iyi ni content nono ya mbere tugiye gushira hanze nono bimwe mu bituranga je na Jenni umeze utese? Meze neza cyane. Ndagukunda cyane. Nanjye nukurabizi. Urabizi uri Queen wa T. Ya aba bantu benshi nakora bazi Queen wa T. Ngo Queen wa T uyu ni umwamikazi wanjye. Nitwa T.Love ni Queen wa T. Ako nakano ka mbere. Rero turabasuhuje. Ni itariki ikomeye cyane. Ni itariki enye z'ukwezi kwa gatanu. Mu by'ukuri turanezerewe. Hari tugiye gusharinga, tugiye kwibutsanya mu rukundo rwacu. Ubu nono official twemeye ko uyu dukundana. Shere turakundana. Ntabwo ngukunda kandi ntabwo nkunda. Oya turakundana. Kuko nkukunda wawe wikundira abandi. Unkunda na nikundira abandi. Ahubwo turakundana. Rero turabashimiye cyane, turakunda. Kuri kamera turashimira umusaza bita Peter cyangwa Samuel ukora filime yitwa Umurimo TV Rwanda. Nawo mushaka kujya mugakora subscribe nkuko natuyasaba kuri T.Love&Jenni. Dushime n'ishiti yacu nziza magara bita Pasi. Nawe akina muri Rurashonga. Uwo baramureba. Muramubona, wakina muri Rurashonga, akina muri iyo menya. No muri seke namubonyemo. Nanjye namubonyemo. N'izindi zizaza. Ni ishiti yacu kabisa ahari turasuza Queen we. Queen wa Pasi. Queen wa Pasi turamusoza. Muhoza turamusoza. Yes, turamusoza cyane. Ahereye harya he? Irubavu. Tubishize ku mugaragaro no tuzabatumira. Umva nene umustar ukina muri Rashonga. Nawe tuzatumira sheriwe. Tuzatumira sheriwe tubaganirize. Naho cameraman we niye byakunda ariko muramuzi nyine. Harya ukina witwa nde muri Rashonga? Okay, ni Patrick ari na TSP editor, ni umu editor. Na niwe editinga, niwe yandika, niwe yobora. Ngende umudiopi ariko nkakina ndi James. Muri make abahahiye. Ariko anga ntabwo ari James ntabwo ari Dina. Ya nkuko tubivuze haro tugiye kuganirira n'utuntu duke buriya mu rukundo kujya kuganira cyase se ugufata nk'inkoko ama chips. Okay, ayo wenda twayatekeye samoya ntabwo tubigaragaze kuri kamera. Ariko ahantu tugiye kuganira ahantu hato dushaka twajya kuganira mu gihuru nawe bimenya kuko ni ibyacu nyine dutegura dushaka. Gusa ubona ko twambaye ensemble turasa nyine abakundana baraza. Ubu Jenni ni sheri wanjye ndamukunda ndamukunda cyane ni urukundo rwanjye. Ubu ni itariki yacu kwiziza urukundo. Buri kwezi twiziza isoko y'urukundo rwacu. Rurimo ruratutumba. So rero turabashimira kandi nizeye ko muri buduhe comment nziza, muri ukore like, subscribe. Mu by'ukuri iyo ni inkunga tubasabye. Turaza kuganira kandi ibitekerezo byanyu tuzaza tubisoma. Igihe kizatubisome ku byiza mudukorera. Turabakunda cyane. Sweetheart, Queen wa T. Ndagukunda cyane. Nshimira Imana cyane kuko umunsi. Ni itariki nuba cyane. Akenshi iyo nye postinze kuri WhatsApp cyane zo kwipostinga kuri Facebook. Arakunda kumva ngo itariki ni ikwibutsa iki, imaze iki, tariki enye kuri wowe isore iki mu buzima bwawe. Ni itariki nagusabira urukundo. Ndabyibuka neza kandi ya tariki enye niko imitima yacu yemereje ko yagira yahuza. And ndagushimira ko wabaye mu best wanjye uri kuba ubashije wanjye cyase Queen wanjye. Babanje kuba aba best wanjye. Beza ariko. Beza?
beza cyane beza babwiranaga buri kamwe kose ubizi amajoro hanini yari ayacu. So sweetheart, ndayamushimira abushimira kandi wahisemo kandi wahisemo urabiza no kumva kumbwira ati ese muri igihe kingana ute mukundana namarazi kubera iki nuko ngo n'ibyanyu nyine bibari bishya bajya mu maranye ukwezi mukundana bazi ko bimaze igihe gusa nyine ni byiza ndabishimira hari uko tugaragara mu maso y'abantu ahubwo tugaragara imbere yabo tugaragara neza si ukwirata ni komenti bampa haba inshuti za hafi haba n'abatuzi nyine bamenye ko dukundana ariko ndabidekaye niwe nkunda niwe Jenni n'umutima wanjye niwe Jenni nikuze byose. nta n'undi nifuza mu buzima bwanjye urabizi kandi nifuza kuzakubona gusa wihangane umutwe ndavuga ndwaye giripe nta kibazo sheri gusa uravuga neza ndwaye giripe ndabibuka dukina filime bwa mbere abantu benshi ntabyo bazi reka mbere iryo banga bakinye urwaye giripe isuku nakinye batanu y'akaga batanu y'akaga urwaye giripe isuku nari ndwaye giripe ariko njyewe nukuvuga ndabita urwaye riri yes. Oh, cheers. ajya muri iyo nyareka hasi byongere Wakurenda ico. yes Yeah. Sheri. Kubaza itariki yacu muri wowe yigeze kwibutsa iki? Itariki y'urukundo rwacu. iyi tariki yigeze ushyira mu gikapu. Thank you. Ako yahoze kwishyiramo Siko nkunda kiya zawe. warumbajije ngo zino tariki iyo zigeze zimwibutsa iki sikora zino tariki iyo zigeze zimwibutsa umunsi mwiza mu buzima ubwo natangiriyeho kugira uwo nibura uwo nagira ikibazo nkagitura uwo nagira nahura n'ikintu runaka nkakimutura akamuhuriza akamba hafi mbese ko nahuye sinzi uburyo ki nabivuga ku buryo babyumva neza binyibutsa umunsi mbese minya amagambo umunsi wo nabonye umuntu mu buzima bwanjye iyo mvuze umuntu mba mvuze n'ubumuntu ufite ubumuntu wa muntu ubwira ko uyu munsi nta utari burye akakubwira ati humura cyangwa se mfite bitanu ngwino tubigabane wa muntu ubwira ko uyu munsi warwaye akakubwira ati humura ndagusengera cyangwa se ngwino tujye kwa muganga mboneyeho kubwira abakunzi bacu umva mpfa gutakaho agacurane kwa muganga imiti iyo murwayeho gato arahangayika ntiyaruhuka ntarakira n'ubu ngubu nanyoye ikinini arimo arambwira ngo njye kunywa ikinini ako ni akantu ndakasigaho ntakari gaciye gusa nyine izi tariki zinyibutsa umunsi nabonyeho mu buzima ubu twafatanye ubuzima. Yes. Urumva rero sitariki ndazikunda cyane ariko
abana nagushimira kuri aka gateguro nyine wateguye ntabwo nzi ko ahantu tuje tubishyikira hano ariko ndagushimiye cyane cyane ariko by'umwihariko nkabashimiye n'urukundo rwawe Yesu cyane I love you so much ntabwo wanywaho kuri oranje waho Byureye cyane yohe byerekeye ntabwo bikunda cyane njye nkunda fanta citro iki kinyobwa nkunda citro siyo wayibuze uyiye citro nibuze ndahangayika ntunywe se ushobora kunywa ariko nyine nkwana uyiye basi twafata Sprite ni Sprite sinzi Sprite yeah tusa mu fanta okay chérie sweet heart queen wati Est-ce que vous pouvez dire que vous pouvez célébrer vous va ngoteje gusebra ibintu birenze just ikimasha kalama tukirana tukibutsa byahise komanya yari kigeze tukene kundi rwacu tumenye icyadufasha muri kwesti yo kujya Yesu cyati so ndashimira binambe ndashimira n'abantu kuko mu buzima bwanjye sinifuje umuntu nakwiruka kandi sinifuje n'umuntu wanyiruka ahubwo nifuje umuntu wahoze umutima nifuje umuntu twakunda bibwira n'abaduteze yombi abatureba n'abazatwumva kuko abantu twese nitubona ashobora kumva akagira emosiyo bitewe n'ibyo tuvuga intego yanjye nayo ni gukundana yes ndagukunda yes urankunda turakunda ibyo byiza bituranga ibyo byiza biranga urukundo rwacu gukundana nibyo tabaza ryacu so rero ndivuge byinshi nk'umukundo kandi gusa kandi nagushima ko waramisemo hari abasore benshi beza kundusha hari abasore benshi buzuye isi yose bari mu mamiliyari ariko wahisemo T.Love kuba waramaye opportunity yo gukunda kuko nawe ukunze zongeza vitence ushobora nazigabanya kandi ikindi ndasaba Imana ko yakomeza gushyigikira urukundo rwacu nizeye ko yabonye ko duhuje umutima dufite intego yo kubaka ntabwo dufite intego yo gukina turi bakuru turi abaseriye n'abaseriyezi by'ukuri ndagushima cyane ndagushimira byimazeyo si uko nta bandi bakobwa bari bahari cyangwa se si uko ari byo mwiza w'ubarenze ariko ndagushimira kuba njye warabiseme ubanukana ko ari kukubereka ndagushimira byimazeyo ubikuye ku mutima urukundo bereka n'ubugwaneza bwawe thank you so much ndagushimira gusa ikintu nabwira abakunzi bacu nababwira ko w'ingenzi kuri njye ese iyo sinzi njya nkunda kubibwira abashuti banjye nkunda kugeze iyo ntakugira nakabaye kuko urabizi ko bakuze ese iyo ntakubona nakabaye umba hafi ntabwo umba hafi gusa kuko ndi mu bintu byiza gusa mu bibazo umba hafi
ibyishimo ukamba hafi mbese sinzi icyo nakugira urabizi gusa ndagushima cyane cyane ndahirwa kukugira akoze kwini wanjye hari ikintu nibutse nshaka kwibutsa nanone ndamwibutse ko indahiro twagiranye urazibuka aho twazikoreye aho twabikoreye zirandaye nzazikomeza umutima wanjye kandi nizeye ko zirandaye zatumye tugera kure Imana yumvise indero yanjye nawe yatwe twabana nabo gushyigikirwa twizeye ko turi mu biganza byayo turi beza hari abo ducumuza ariko nizeye ko imbabazi zayo ndetse intego dufitanye so rero ndagusaba Mana couple ya T.Love&Jenni maze tube hafi dushyigikire ko uri Imana y'urukundo tandukanye. I love you so much, nakupenda sana, je t'aime, and ibyiza biri imbere hagati yacu ndabyizeye mu by'ukuri kwa mbishyize hanze ko mukundana ntabwo binteye isoni ahubwo nterwa ishema nabyo nterwa ishema no kuba ko mukunda buri gihe kandi ntuzarane kugira ijambo kukubwira nzarivuga ko mukunda narahatirijwe n'umuntu runaka sheri ningeri gusabira ntabwo sibyo ngo niyo mpamvu uba ufite uburenganzira bwo kubwira ibyo nshaka ko ninjya kukubwira ati nawe sibyo ndakwemereye kuko reka mbwira ndagushimira kwa uterwa ishema nawe ni ukuri ntabwo ugira ipfunwe rwo kumwumva cyane kwereka abantu ku mashusho media bapostinze ku nkunda biranezeza cyane hari benshi batabigira ngo niko bateye ariko wenda gushimira ko amarangamutima yawe yakwemereye kumpresenta abakuzi n'abatakuzi bakamenya. Thank you. Umunsi ukomeye mu buzima bwanjye nawe ni umunsi maremeye ko noneho nitwitwa inshuti gusa ahubwo twitwa n'abakunzi bakundana bafite n'intego. Rero ndagushima ko wabaye inshuti yanjye kandi uracyari inshuti yanjye, uzakomeza inshuti yanjye kuko uri umukunzi wanjye, uzakomeza umukunzi wanjye kandi uzaba umukozi w'umutima wanjye, umutima w'abana banjye, umutima w'urugo rwanjye. Umva umutima ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu udafite umutima uwo muntu nyine yaba yitegetse, yaba ari igipampara kigendera. Ariko urugo rwanjye ntiruzaba igipampara ahubwo ruzaba urugo rufite umutima. Uri mwiza by the way, ndabivuge. Ubwiza bwawe buranyura. Uzi ko iyo mbonye ngo umuntu ni mwiza ntabwo ari ukubeshya. Ubwiza bwe ndabwihagaze, nabona bafite ubwiza nkahita mbushyira ku ruhande bwabo, nabona ko wabiza kurushaho. Icyiza mbonye ku numva nta kirenze urenze kiri uzi ikintu cya mbere kinshimisha ni uko warankunda ukunze wakunze uwundi we bose nanjye yakunze ukunze
ahubwo ukundi nanjye nzabikundira benshi bashobora kuvuga aha reba uko giteye gifite ibitama gifite ibyiso binini bibi gifite ibiki ariko wakunze bashaka witayeho navukiye he background yanjye nawe witayeho ndabigushimira biri mu bintu nishimira cyane iyo yindi inshuti zanjye kuri wowe ikintu ndagikunda cyane wakunze kuko ndi uko ngana gusa turashimira abatuye hafi turashimira abadufashije barimo kudufasha gukanda subscribe bakanadukora share turabashimiye cyane by'umwihariko bamaze kuyikora abatarayikora turabasaba mu izina ry'urukundo rwacu bayiguhe none yabamugisha turabashimiye cyane cyane ariko buriya iyo ushyize akantu ku mbuga nkoranyambaga ukabona kareba ni uko hari abagakunze ni uko hari abo kubatse uvuze neza cyane ndumva amagambo yashyize bitewe n'urukundo ko ukunda cyane cyane cyo barumva nakwirebera kituriza tukajya muri place ahantu hatuje gusa nta nakunze cyane tuzagaruka ibindi tariki cyangwa tuzajya hanze ahantu haratuje hari akayaga hatuje cyane tuzajya dusura n'amakuru kuko tubazana ahantu hatuje itariki enye ni itariki nkunda nanone ku kintu abantu benshi bataramenya ariko shewe urabizi ko ndi umwana wa kane mu muryango byahuye n'itariki enye twakunda niyo urumva itariki enye inyibutsa byinshi mu buzima iyo tariki navukiye niyo tariki nagukundiyeho uruzi y'urukundo nkaba n'umwana wa kane urumva ni itariki ifite aho ihuriye n'ubuzima bwanjye urumva hari ukuntu Uwiteka akonekita ibintu so cyati intego ni yayindi gukundana ariko yandahiro sinjye kwivuga mu kanwa mfite ikintu nzayivugira baguye indahiro bagiranye kandi iyo ndahiro na n'ubu nitumye kugeza aha ngaha tujye gukundana ntabwo tujye kuba igihe tumaranye tuzakidekara gukora ikintu kirenze umwaka we ikintu kinini cyane kuko mu mwaka habamo ibisitaza byinshi byonyine ukweza uburamo n'ibisitaza byinshi abashaka gusenyera abashaka gukora ibintu byinshi none ibaze gukundanya umwaka urenga n'amezi byinshi cyane urumva hari ibintu bikomeye cyane abantu bambwira ati ibitinze birapfa ibiki ariko kuko dufite intego kuko tuzi ibyo turimo kuko tuzi intego y'urukundo rwacu kuko tuzi aho tugana kuko tuzi ibyo dushaka kubaka bizaramira reka abavuga ngo ibitinze birapfa nta kwizera babaho ariko twe twizera Imana ishobora byose kandi ko ihari kandi ko ikora kwenda impamvu nakubwiye ngo njyewe nashaka umuntu nzakunda kugira ngo nzamwizere kuko buriya umuntu ukunda umuntu icyizere cyane rero nanjye nashaka kumva kuri icyarimwe kandi kuko nicyo ufite gahunda nyinshi zitandukanye kuko hari byinshi bikuza aho kuba iyi tariki wayihaye umwanya kuko
ko ari ingenzi mu buzima bwanjye nawe ndagushimira ku munsi aka kanya turi kumwe Imana idasanzwe amaze gushimira ko wamunsi gushimira no kwibaza yataza kuba ari sinakubona nabizi cyane ndabikubwira nabyo ndabivuze bakunze cyo bimenye ko nshimira kwibaza nshimira Imana nayo yamuremye kugira ngo kandi kuri wanjye kandi nizeye ko uzi ko neza n'uwawe wamaye ndabiyoze kandi ufite Imana kora ko ibyacu byose nta muhanzi wari dukuragije ibiri imbere rwacu bose dushyira ibiganza by'Uwiteka kuko tutayifite ntabwo twagera twizera ko nziza dushoboza kujya Imana twizera atari Imana bayari Imana aremye ijuru n'isi ikaturema ikategura reka ndime T.Love&Jenni bazubaka urugo runshima rumpimbaza niyo Mana ushaka gukorera sibyo babuze menshi cheers again I love you sweetheart mu buryo nyitaho ibi ni ibintu bimfasha kuvuga neza wenda ntazi keyo akora uba wuhira nko kubira muri jaride gakora neza sibyo nubwo dukundana kuko bihagije ugomba kuhira urukundo rwacu nkunda kwivuga rumeze nk'igiti rokeya ni ishami rimwe hakaza n'andi mashami ntavuze haruguru keya imwe mu mashami aranga urukundo rwacu kuganira ku byacu ni irindi shami wumva ukuntu twateye amashami ku nyine hakuno igiti cyacu cyangwa urukundo rwacu rufite amashami rufite n'imizi by'umuyaga nuza bizakubita igiti kizajya hirya no hino ibumoso iburyo ariko kizanyeganyega so rero ni irya nyuma kuri iyi video katuvuge ijambo dusoza dusoza ko tugiye kujya mu kazi tugiye kujyamo ariko ntitugiye guhera tuzagaruka dushimire abemeye kureba ikiganiro cyose kandi ibyiza biri imbere kugira ngo abakunzi bacu dukunda tubereke ko ibyiza biri so dushimire n'uwadukameye twita Petero ariko afite channel yitwa TV Rwanda akora filime yitwa Mashow iyo filime tuyikinamo ariko ntabwo ari ikinyeti cyatuze aha ngaha icyatugenza aha ngaha muganira so gushimira gukunda kwemera cyane kuvuga nabi umukozi umutima wanjye uzakwa cyakwaga ku rukundo rwacu azagende yangara ariko nanone ntazanga ari satani ushaka gusenyera abantu so I love you thank you